ndaza kwifashisha ibindi bice ariko n'usomaho n'ibindi bice ndagenda mbivuga ndimo kuganira. yego tuze no kuvuga umutwe w'ijambo turi buganireho. Bibiliya ni Mariko ibice 10 umurongo wa 17 ejari tugeze kuri 27. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ageze mu nzira umuntu aza bari yirukanka aramupfukamira amaze ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramubaza ati mwitereke mwiza nta mwiza keretse umwe niwe Mana. yego uza amategeko ngo ntukice ntugasambane ntukibe ntukabeshere abandi ntukariganye wubahe so na nyoko. aramubwira ati mwigisha yose nayitonde mbere y'ubuto bwanjye. yego Yesu amwitegereza aramukunda aramubwira ati usigaje kimwe. aho nushatse kuduca akarongo nutuganira ngo usigaje kimwe. yego genda izo ufite zose wigure impiya uzifashisha abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhere kuzunkurikire. amena yumvise iryo jambo mu maso he harahunga agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa bati yerega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. abigishwa be batangazwa n'amagambo ye nuko Yesu arabasubiza ati bana banje nukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. amena icyoroshe nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arabwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana ko siko biri kuko byose bishobokera Imana. twese tugiye ngo amen. amena yego ndashima Imana iteye iteka ryo kuba akanwa kayo muri iki gitondo. shimira ubuyobozi bw'uyu murimo bwadutekereje kandi mbasuhuza mwese aho mwavuze aho mutuye aho muri iri teraniro ryo muri iki gitondo ritangira umunsi. nabumvise nakumbuye benshi muri mwe ngiye kubavuga byaba ari nkaho aribwo butumwa mfite gusa ariko ndabasuhuje gusuhuza kwera. amena reka tuje mu ijambo ariryo tuganiraho no kuba gusuhuza ajya kwiza kuruta amagambo asanzwe. bambwiye kuzaganira namwe natekereza amagambo nibwira ikintu navuga nuko nihera nsomera amagambo y'Imana ndasenga Imana izakumvira ijambo mu buryo bw'umwuka n'abamurika ryo tuzaganira. mu magambo nasomaga rero yasanga abantu basanze Yesu akagenda ari wenyine agasanga Yesu bakaganira ari babiri. ndavuga muri iki gitondo ngo tugane ku ijambo rivuga ngo wowe na Yesu, wowe gusa umuntu umwe kuri umwe, wowe na Yesu bihagaze gute? ibyo muri rusange, ibyo materaniro, ibyo twakuriyemo, ibyo duhoramo ni byiza, ariko wowe na Yesu, wowe na Yesu duhagaze gute? nikambwira ngo kuko ibya rusange byo twibona gutyo tugahamya gutyo, ariko iyo uhuye na Yesu azakubwira none uze guca akarongo kavuga ngo usigaje iki. ndabona uza gusanga uyu muhungu cyangwa se uyu muntu aho dusomye mu magambo make
waganiriye na Yesu twigana uko bazaga bigenda turebe uko natwe twamusanga tukamubaza kugendera imiziva ngo muze munyine twihererane muduje ahantu hatari abantu tube nk'abasanga Yesu ku giti cyawe uzagira umwanya uzusanga Yesu umuganira azakubwira uko uri nubwo hari uko wiyiziho ariko azakubwira n'ibindi n'abandi batakuziho yego hanyuma icyo azakubwira icyo usigaje ngo uzabone ubugingo nubwo navuga byinshi cyane wenda ngatanga n'izindi ngero hasi ariko nibura uje gutahana ijambo uzoza ubaza Yesu ngo ariko Yesu we sigaje iki n'iki nshigaje uzahabwa ubugingo amen kuko usaba bavuga ngo mwami bazabona ubwami ngo ahubwo bakora gushaka kwayo yego turaza gusanga ikiganiro uyu mugabo yagiranye nawe niko benshi bameze mu gihe cya none bari mu gutungana ku bintu bimwe ndetse abantu bakaba bahamya ariko bagera imbere y'Imana umutima wabo akaba atatinyuka nicyo cyatumye nifuza ko tuganira ngo umuntu ku giti cye mwene data wese duhuriye hano ku giti cyawe wowe na Yesu bihagaze gute ibyo muri rusange n'abagenda tukabaherekeza tukabaririmbira tugahamya tukavuga siko biba biri burya ibyiwe bizwi nawe n'Imana ye n'umutima we uhagaze gute na Yesu mu makuru rero twaganiriye ni umusore rimwe bavuga mu bushakashatsi bakavuga ngo ashobora kuba yari umunyamategeko magistra ahandi bakavuga ngo birashoboka ko yaba yari umukozi wo mu masinagogi y'icyo gihe ariko zo nsengero zacu za none nazo zari insengero zabo z'icyo gihe umusore cyangwa se ni umugabo witondeye cyane uzi amategeko ngo akayakurikiza cyane agerageza kwitwararika kuko abantu barangajwe n'igihe cyane mu gusanga abantu hari ukuntu bashimwa n'abantu kandi ari indyarya zishuka mu mitima yabo imvugo zabo no kugwa neza imbere y'abantu ukagira ngo n'abakiranutsi uko babana n'abandi ukagira ngo ni inyangamugayo ariko barenga hirya bakaba abandi bantu bimwe bakabyuzuza ariko ibindi bitamenywa n'abantu bagakora ibindi bitari byo nuko uwo nawe ngo niko yari ameze kandi ngo mwamurebaga muri sosiyete y'icyo gihe kuko nawe ubwe yageze mu nubwo avuga atari ko aho bigeze ndumva nasanga Yesu nkamubaza ubwo numvise ko agiye kuza reka nze kumushaka mubaze yego nuko aragenda agira amahirwe bahura na Yesu amen ngo ahita amubwira ngo mwigisha mwiza nkora iki uzahabwa ubugingo buhoraho yego abajije akeneye kumenya ko azabona ubugingo kandi atangenje ikibazo cyo buryarya amwita ngo ni mwiza kandi azi ko adakurikiza uwo mwiza ashaka nicyo cyatumye turaza kwivugaho gatoya icyatumye avuga ngo umwiza ni umwe ngo ni Imana hari icyo yarashatse kubwira nk'uwo muntu uranyitira iki mwiza udakurikira ibyanje nuko ngo umwigisha mwiza ngaho umubwira niki nakora urabona hari icyo nsigaje Yesu mwaramubaza ngo se witondeye amategeko yandi twavuze haruguru yose ntukagire gutya na gutya na gutya Yesu mwarabimutondagurira byose mwarangiza bamuhungu aravuga ati ibyo byose rwose bose narabyitondeye uhereye mu buto bwanjye
ibyo bintu nabyiritse yesu asangiza amubwira ari ukuri bibiliya yavuze ngo aramushima yego sema amen amena ngo aramushima aravuga ati warabikoze nayibonye ko agerageje kuzubahiriza ariko hari icyo usigaje amen amena nta tuza gutinda cyane no gutinda nto kuvuga ngo ushobora kuba warakoze byinshi ushobora kuba abantu baguhamye ushobora kuba ugaragaza kwitwararika ibijijisha abantu ariko wagera imbere ya Yesu akakubwira ngo nyamara hari icyo ubura hari icyo ushigaje uzabona ubugingo buhoraho yego hari icyo usigaje kugira ngo ubone kumvurikira uko bikwiriye kandi izo bizwi nawe wabesha abantu bose wajijisha abantu igihe kirekire waryarya abantu ntibakumenye bakakwita umukiranutsi ariko hari ibintu birutabesha ntiwabesha umutima wawe kandi wabesha Imana yego Imana ishimwe amena n'Imana izi byose ni omnipotent omniscient omnipresent ntacyo wayihisha ushatse wakwishyira imbere yayo ukayiha yose kugira ngo ubone kugutungana ugasanga abantu icyo kintu kirabagoye kwigira intungane kimwe n'abafarisayo ba kera ukaba wubahamya ukavuga uti nyamara uriya muntu aza yitonda uriya muntu agira imirimo myiza uriya muntu agira ubuhamya uriya muntu imvugo ye ni nziza kubana kwe ni kwiza arakora ibyo kurebwa n'abantu kandi abantu babona muhamya ariko utinya abantu bazabwirwa ngo sinigeze no kubamenya ngo ibyo mwabikoraga gushimwa n'abantu no kurebwa n'abantu ariko ntigeze mbamenya abo ntihazabwirwa abapagani batigeze bamenya Imana hazabwirwa twebwe abahora muri aya magambo y'Imana mwahoraga muvuga mukora ibimuterana muburi muza nibature ariko sinigeze mbamenya mwabikoraga gushimwa n'abantu no kumenyekana n'ibindi ibihembo byanyu mwarabihawe nicyo cyatuma ngo mureke tubwire igihe cyo kwiherera izo amateraniro ni byiza n'amirengagije guterana bararimbutse ariko gufata umwanya ukabaza Yesu ngo niki gisigaye niki sigaje mwami nakora ngo mbe numve ko mfite assurance y'ubugingo buhoraho niyo nsomye amagambo yawe arambwira ngo ufite uwo mwana afite ubugingo ariko wamwiherana ukamubaza ngo se koko mwami waje Yesu ndagufite amen nzakugendana uramfite ndi muri wowe uri muri nje haleluya amen amen icyo ni ikintu utabaza undi mwana w'umuntu ntiwabaza umushumba wawe ntiwabaza umwarimu wawe ntiwabaza umuyumbe mugani w'abase bavuga ngo abayumbe kandi bose ari abayumbe kumenya niba ufite ubugingo buhoraho bigusaba kwiherera ukabaza Yesu nawe icyabereyeho ni umugabo uvuga ukuri aza kubwira ngo yego wakoze byiza ibi nibi waratunganye mu mfura wabuze irimo ariko icyo usigaje nuko uwo mugabo yarashoye imbaraga ze zose bwite ashakisha ukuntu yahabwa ubugingo buhoraho agaragaza ko hari amategeko yose yenda ibyaha twavuze haruguru byose ibyo Yesu yaramubajije kuko buri wese ashobora kuba agaragaza kubyirinda yego nubwo Yesu yamushimye ariko yabwiye ngo hari ikindi kintu tutarabona hari icyo usigaje akimubwiye
hariho ibintu abantu batunze mu mitima. Ubutunzi bavuga butazabusukugira amafaranga menshi. Icyaduha ngo tuyabona ari menshi. Keretse uwo yagize ikigirwamana akaba ariyo yizera. Yego. Sibwo ubutunzi bwavugwaga. Hari byinshi bitunzwe mu mitima y'abantu bitamenyekana n'abandi bantu. Biruhije cyane ko bizatuma binjira mu bwami bw'Imana. Ngo icyoroshye ni uko ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge kuruta ko bene abo bantu binjiramo. Wafashe ikintu cy'ubutunzi bw'umubiri bw'iwe yifuza, akagihindura ikindi kintu kikaba kinini, kikaba cyaruta ingamiya ishobora kwinjira mu rushinge ariko bakaba batanyuramo winjire mu bwami. Icyo nicyo muri iki gitondo Yesu akubwira ngo usigaje kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu, wowe uriyisi naje ndiyisi. Niki nsigaje ngo mpabwe ubugingo buhoreho, nkomeze nkurikire Yesu nzi ko mfite ubugingo buhoraho. Amen. Atari amagambo y'ikigari, atari amagambo twakuriyemo, ijambo wicaranye Yesu yakubwiye. Umwanya wafashe kuyu ukiherera ukabwira Imana. Nubwo rimwe na rimwe haza imiyaga, hakaza imivu n'ibindi, ariko igasanga uri ku rutare Yesu akikubwira ngo na cya kindi waragishoboye. Nuko apfa kuja kumubaza gutyo yarazi ngo aramujisha nk'uko abantu baza bajijisha abandi. Yatekereje ko Yesu nawe ari nk'umuntu usanzwe, yarazi ko ashaka amubwira arakubwira ati izo none zitonde uhereye muto bwaje. Yesu agahita avuga ati rwose ubwami bw'ijuru urabufite. Ariko Yesu yari yamaze kumubona ko ari cyo ari bumubwire, agasanga ntaracuzuza. Na nicyo gihe yamubwiye ngo ese unyitira iki mwiza? Umwiza ari Imana gusa. Iyo umenya ko ari mwiza nakiri ufite warakirikuye. Wabajije ikibazo cy'uburyarya ngo umwigisha mwiza. Iyo umenya ko ndi mwiza wari kuza uri mwiza. Nicyo bishatse gusobanura. Wari kuza uri mwiza ukareka kunjijisha. Yego. Yaratamera zatangara ahantu Pawulo yavuze ngo aramuze kubona ibisuko ku gisyaniro. Umugabo uvuga ngo mugere ikirenge mu cyanje. Nkuko naje nakigeze mu cya Kristo. Umuntu akaba ataratinyuka ko yabwira abandi ngo waguruka kubwira abandi ngo nimugere ikirenge mu cyanje. Kandi twitwa ngo ko turaja muri ubwo bwami kandi turabwizeye tuburimo. Kandi abona abakurambere babivuze bo bakurikiye zuzuye nyazo. Haburaga urwavuga ngo yewe nageze ubwo mera nk'ibisuko ku gishaje, nuko ngo biza guhumura Imana neza, biza kubigitambuka inezeza Imana. Yego. Narinze kwizera narwanya intambara nziza mbikiwe ikamba. Nyamara sinjenje nyine abandi bazarihabwa, bazaza nyuma bazabyizera bagakora nkuko nakoze. Amen. Ariko umuntu akaba yakwibaza muri iki gihe, nubwo duhora mu nsengero, duhora dusenga, duhora tubwirizwa, ninde wohaguruka akava ngo bene data nimugere ikirenge mu cyanje? Ndacyatugoye. Yego. Hari icyo gisigaje. Yego wagize neza rwose kandi ukomereza, ariko hari icyo gisigaje. Amen. Hari ibyo witondeye, hari imbuto urimo kwera izizwi n'abantu. Ariko na cya kindi Yesu yakubwira iwe urondora umutima akakumenya. Haleluya. Haleluya. Hari aho umurinzi yavuze ngo ay'Imana ndondora umenye. Icyatumye avuga gutyo nuko we yazagaragaza kumva nawe yumva agasa n'ukiranutse. Ariko ngo yiherane na Yesu aramubwira ati ariko mwami wanjye, agiye kuririmba yuzuye umwuka aravuga ngo mwami ndondora umenye. Amen. Ibyo nkora byose ntifata uko ntari. Birashoboka ko abantu benshi, birashoboka ko tuza twibesha tukibwira nk'abafarisayo, tukibwira ko gukora ibi n'ibi arizo zanezeza Imana. Ariko icyiza ni ukugenda ugasanga Yesu ukamubwira mutihererana. Ugenda ahantu hatari abantu, uve mu bimenyerewe,
ugendere ku ijambo ry'Imana ubaze Yesu ngo mwami waje mucunguzi wanje ukunda niki nsigaje ngo mbone ubugingo buhora kandi ngaruke ngukurikire buryo bukwiye hari ibyo utunze bituma uhonga mu maso hari ingeso wibitseho zitazwi n'abandi zitazaguhesha kwinjira mu bwami no kubona ubugingo buhoraho ubaye ukibikomeje kandi babivuga ukumva uhonze mu maso ukumva utobirekura ijambo ry'Imana tubwiye ngo biraruhije cyane ko wakwinjirana ubwo butunzi wibitseho wanze kurekura iyo ngeso wanze kuvaho iyo kamere wanze kurekura biragoye ko yakwinjirana yatuma winjira mu bwami icyoroshe no kwingamiye yanyura muri iryo rembo ryinjiramo kuruta ko wanyuramo yego turiko turumvikana yego cyane bene data ndatekereza ko ari igihe cyo kwiherana n'Imana kandi kwiherana n'Imana kugira akamaro n'Imana ivuga Imana izi inama n'Imana idukemura ikadukemura ikatubwira ngo dore inzira ngiyi amena uwo mwana wanjye turi kumwe aho ngaho ugiye kugera ntabwo ariho n'Imana ivuga niba tuvuga Imana ivuga kurusha uko tuvuga niba tugira abandi inama Imana itugira inama nyayo dusange Yesu aratubwira amena Imana ishimwe cyane haleluya abantu bagaragaje nubwo ntabavuga bose ikindi gihe duhabwa ubushobozi tugahabwa umwanya tuzakomeza abantu baganira na Yesu bagiye bafata umwanya bakiherana na Yesu bakaganira nawe duhereye mu isezerano rya kera kugeza kuri rishasha cyangwa se duhereye no kuri Yesu ubwiwe wagiye aduheza urugero yego kwiherera bigira akamaro kuruta ibindi byose yego ya kwiherera na Yesu ukavugana nawe aza kubwira ukava muri bijya wibwiraga no kumva ko akurikiza amategeko gusa areba n'abantu ibyo nta kandi kamaro bigira usibye gusa kuguhesha izina kuguha agaciro ku giti cyawe no mu bantu n'aho uri n'aho ugeze bakakubaza ku gaciro umutekano wawe n'ibindi ariko ibyo ntibiri yaguhesha ubugingo ntabwo biguha garanti y'uko ufite ubugingo buhoraho ibyo ntibiri yaguhesha iyo garanti ushobora gukora byose neza cyane n'abantu bakaguhamya ariko hari icyo usigaje hari icyo utarakora hari ikintu wibitseho wagize nk'ubutunzi utorekura kitazwi n'abandi ariko urakizi neza reka tuganire abandi bantu bagaragaje duhereye mu nzira zishobora gufasha abantu kumenya neza icyo umuntu asigaje iyi nzira twavuze kwiherana na Yesu umwe ku wundi wowe na Yesu tureba abantu bamwe nubwo tutavuga bose ukuntu bagaragaje kubikora kandi icyo bavanyemo reka duhere kuri Yesu ubwiwe mbereka akamaro ko kwiherera Yesu ubwiwe muri Luka ibice 5:16 hazatubwira ngo ariko babavamo ngo yiherera mu butayu asenga uyu ni Yesu umwana w'intama w'Imana ubwo yageraga igihe akava mu bandi akava mu ntumwa ze akava mu bari baje kumwumva akaja kwihana agashaka kumva ubushake bwa se yego data we kuri kingo nshungura aba bantu bambaye agafata umwanya wo kwiherana na se muri Matayo ibice 14:23 haratubwira ngo amaze kubasezera aragenda azamuka umusozi wenyine ngo aja gusenga ngo bwari bugorobye ngo ariyo wenyine iwe wenyine na se gusa yatangaga urugero rw'ukuntu dufata umwanya tukiherera yego bitabuje ko tuje mu materaniro kumva amagambo y'Imana no guterana iteraniro ryera
ariko gufata umwanya ugatuza ugaceceka ijwi rikakubwira rikakongorera umutima riturutse mu zo watekereza bijyanye n'ijambo ry'Imana, riturutse mu zo wasoma amagambo y'Imana, riturutse mu gusenga ugatuza ugaceceka ugategereza icyo Imana ikubwira, kandi yakubwira ukareka kubabara, ukareka guhunga mu maso, ukareka kuva ku icyo kintu utakivaho, ukavuga uti nacyo ndakipuripuriye mwami wawe, njyewe ubwanjye n'ibyo ntunze ndi uwawe mucunguzi, ukitangaho. Imana ishimwe. Haleluya. Kwiherera kugira akamaro cyane. Iyo dusomye mu itangiriro ibice 32 umurongo wa 25, tuba tuhasanga inkuru y'umugabo witwa Yakobo wari umuriganya. Yego. Ariko ngo nubwo yari yaratunze, amaze kugira bari abagore bose ko ari 4, amaze kuzaba bari abana hafi 12, afite inka amasho n'amasho, ariko atashavuye kwa sebukwe agiye. Ngo ageze mu nzira amaze kwambutsa byose aravuga ati wapi, nanone nubwo ngiye ndumva afite ikibazo. Biravuga ngo Yakobo asigarayo wenyine. Itangiriro ibice 32 n'umurongo wa 25. Ngo Yakobo asigara wenyine agiye gushaka Imana ngo ayibaze kuyumvaga, nubwo yagerageje gukiranuka, ariko hari icyo yari yakoze yumvaga kidakwiriye. Nuko ngo aza kuza umugabo aramukiranya, bageza mu museke, ngo abonye ko atamutsinze, ngo akora ku mutsi wo kunyonga ry'itako rye, ngo umunsi wo kunyonga y'itako rye nawo ngo uhita ngureguka, asa n'ucitse intege, bagihajya bakirana, nabwo ntabwo ari gukiranya Imana, ntiyari afite imbaraga zo gukiranya Imana. Yego. Marayika wamubonekeye yamurebaga niba afite yamara amaze gushakisha Imana. Uko gukirana nayo nubwo si uko bari banganya imbaraga, ariko yari kugira ngo arebe koko determination ye ko yamashije gushakisha ukuntu yakira ikintu yagiraga. Nuko ngo umuseke ugiye gutambika wamubangura amazi atari kwamazu, wandekwe wa mugabo. Uwo mugabo Yakobo ngo aramuha ngo sinkure ku rutampaye umugisha. Wa mugabo ngo arandikana amazi atari ku bundi witwa nde? Yakobo ngo ahita amusubiza aramuha ngo nitwa Yakobo. Uwo mugabo ngo aramuha ngo ntabwo uciswe Yakobo ukundi, ngo ahubwo wiswe Isiraheli. Amen. Kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Ntabwo yarakiranije Imana ngo ayineshe, ariko Imana yamubonyemo ukuntu yamushakishije imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose. Aravuga ngo uyu munsi Yakobo wamuriganya we, ukaba utanatinya kurivuga ko witwa Yakobo. Haleluya. Amen. Ubwo bimashije ukabimbwira, uyu munsi ndaguhindura amateka. Yego. Tiwitaye ku nka zawe zose n'andi masho wari ufite n'indi mikumbi yari ihari. Tiwitaye ku muryango munini wari ufite, wawohereje urasigaruza ugarukaguza kuwushaka. None uratuye uravuze ngo nitwa Yakobo, witwa ngo n'umuriganya. Kandi uramfasha urankomeza uravuga ngo turi wandekura ntaguhaye umugisha. Wabonye ko ari usigaje ngomba kuguhindurira. Amen. Uwo mugabo ngo aravuga ati uhereye none Isiraheli ntabwo ari ikintu cyiswe n'abantu, n'izina ryavuye mu ijuru. Amen. Aravuga ngo ntabwo cyiswe Yakobo ku isi y'Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bivuye mu kwiherera. Yarasanzwe asengana n'urugo rwe, yarasanzwe atuye atuje, kandi yumva ko izo arizo zose hamwe n'ibyo afite azanasanga mwe nyina wenda bikumvikana. Akabagira yamuha n'inshungu runaka wenda bigatuma bongera kumvikana, ariko umutima wamuhamiriza ngo nubona koze ibi hari icyo numva mbuze. Yego. Muri kwa kwiherera ahura n'uwo mugabo.
tugeze mu gitabo cy'abami ba mbere umurongo wa 19 igice cya 19 umurongo wa 11 tuza tuhasanga indi nkuru y'umugabo witwa Eliya. Hatuvuga ngo Imana ibwira uwo mugabo, ibwira Eliya yagize ikibazo yahunze, ngo iramuhamagara iramubwira ngo sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Imana yazimucaho ngo haza umuyaga mwinshi wa serwakira usatura imisozi umenagura ibitari imbere y'Uwiteka yari yareba. Nuko nyuma y'uwo muyaga ushize haza ibintu by'igishitsi cyane haratigita. Eliya aratuza araceceka aravuga ngo Imana yanjye si uko nk'uko iziza. Ntabwo izizira mu gititi cy'ibintu bihari cyangwa se cyo mu njyana z'indirimbo nziza. Icyo gishitsi gitambutse hanyuma yaho ngo hakurikiraho umuriro. Ngo Eliya amahirwe yanguze zose Imana ntirasa. Nubwo na wa munsi nawe umanuye ukamanuka wa munsi imbere y'abahari n'abashera, ariko ntarasa. Yego. Nuko nyuma yabwo nibwo haje kuza ngo ijwi rituje cyane ngo ryoroheje. Eliya ngo aravuga ati umwami wanje arashe. Amen. Ngo amaze kumva iryo jwi ngo yitwikira n'umwitero we, ngo yitwikira no mu maso arasohoka ahagaragara ngo umuryango w'ubuvumo yari arimo. Nibwo ngo ijwi ryamuhasanze riramubwira ngo se Eliya we urakora iki ngiki aho ngaho? Ni kuri bwo gukora. Urumva ntiyari ari kumwe n'abandi bantu, yari yiherereye. Yari yagiye gushaka Imana. Nicyo gihe ariko atanga ibisobanuro ngo niwe usigaye, ngo nawe baramugenza kumwica, abandi bahanuzi barishwe, ngo niwe wenyine usigaye. Atangira kwiramata avuga byinshi, ariko Imana izi dukomeza ikadusubizamo imbaraga. Yagiye kwishaka iramubwira ngo humura, humura ntacyo uzaba, humura. Haracyari n'abandi benshi, si wowe wenyine, haracyari 7,000 bitarafukamira Bahari, humura. Imana imusubizamo imbaraga arakomera, ariko iramubwira ngo kubera guhungabana kwinshi kandi wambereye umugabo, ngiye kuguha vakansi. Nicyo gaje kumutuma aragenda arazamurwa ari kumwe n'uwabo Elisa. Amagare n'amafarashi biramuzamukana, nawe aramagara ngo wabe Isiraheli, amagare n'amafarashi none uragiye. Sinzinjira musimbiti namwe akava ngo Eliya yaragiye yongera kugaruka ari Yohana. Iyo ni teoloji ndende, ariko yabaje kumwikira ubuko kugira ngo manza aruhuka uko yakoreye. Iturutse mu kwiherera akamenya icyo Imana ishaka. Imana idufashe bene data. Haleluya. Twasoma mu gitabo cya Daniyeli ibice 18, naho narasomye mpange nashaka abantu baganira n'Imana, naho ndumirwa nsanga hari tugifite umukoro wo gukora. Yego. Wasome ibice 10 umurongo wa 8 muri Daniyeli. Harava ngo nuko nsigara nje aho hantu, mbasigara nje nyine. Amen. Amen. Ngo nuko nsigara nje nyine, mbona ibyo byerekanwe bikomeye, ngo sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiye nk'ububure. Yego. Ndatendebuka, ngo ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye, nuko nkumva ngo nubamye, ndarabirana nk'usinziriye, ariko ngo haza kuza ukuboko kunkoraho, ngo kuramubyutsa ngo apfukamisha amavi n'ibiganza. Yego. Maze wa mugabo ngo aramubwira ngo Daniyeli we, umugabo ukundwa cyane, Amen. ngumva amagambo ngiye kukubwira. Haleluya. Ngo haguruka weme kuko uyu munsi ngo ngutumweho. Ngo amaze kumubwira ayo magambo arahaguruka ngo ahagarara atengurwa, ngo ariko ahera ko abwira Daniyeli ngo Daniyeli witinya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo yazanye. Yego.
Imana ishimwe. Amen. Kwiherera tuzohava utagize ikikubwira. Yego. Izi guhumure, izi gukomeza, izi kubwira ikindi ureka, kugira ngo mukomeze mukorane mujane mwumvikanye nk'uko yavuze. Unkunda azitondera amagambo, azitondera amategeko yacu. N'igihe wiherereye. Amen. Imana izakubwira. Hallelujah. Bavuze ngo n'umuntu azasanga undi akamugisha inama akayimubwira ari umuntu. Nusanga Imana izakubwira izihe nama. Ko ari Imana itabesha, Imana idukunda. Kubera iki dukunda kwirukira ku bantu aho kwirukira ku Mana kwibaza. Abantu basigaje kubaza n'abandi ngo ngaho mbwira ibyanje. Ntazivye warakubwira ibyawe warabi ataniyizi. Dusange Yesu. Dusange Yesu. Amen. Mutarambiwe hariho abantu benshi tuzavugana n'abandi. Yego. Hariho abo yabwiye ngo ndaguha amazi. Imana ishimwe. Amen. Ndaguha amazi azatuma utazongera kugira inyota n'umunsi n'umwe. Hari abandi bamuhamagaye ngo abagere ngo bamugere barabaza ngo se umurashaka iki. Turabazi abortomaye baravuga ngo ndashaka guhumuka. Yego. Buri muntu afite ikimugoye yakwegera Yesu akamubwira. Kandi agahita akigukorera. Ibyo. Haleluya. Amen. Hari umugabo nkunda cyane Yeremiya mu bahanuzi. Nawe yavuze ibintu birantangaza ibice 15 umurongo wa 17. Yaravuze ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima. Ngo bakanezerwa. Wasome ni ijambo ry'Imana ni Bibiliya ijambo ry'Imana sa magambo ayamvamo. Numara kugira umwanya twatandukanye wo ngufata ya magambo yasome Yeremiya 15 ibice 15 umurongo wa 17. No watubwira ngo yaravuze ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima banezerewe. Ngo ahubwo nicaye ukwanje. Ngo kubwa amaboko yawe ngo kuko wanyujije mu burakari. Ngo kuko imporano umubabaro. Ngo uruguma rwanje rutavurika rukaba rwaranze gukira. Yego. Ngo mbese koko uzambera isoko ishukana. Ngo ushangwe nk'amazi akama. Amen. Muri cyo gituma Uwiteka avuga ngo nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Yego. Kandi bishimwa n'ubivana mu bigawo. Uzaba nkakanwa kacu. Amen. Yayisanze gabagiye kwiherera nako baraganira. Yeremiya kwaragaragaza kugukomplaininga kwaravuga ati nakoze ibi nibi. Wantumye mu bikomeye, wantumye mu bwoko bugorage. Waranshutse ndemera. Ariko niki nasigaje, niki ntagukoreye mwana. Ya. Aramubwira ngo ariko ari ikintu kimwe gusa. Nuvana ibishimwa ukabivana mu bigawo. Nzakubwira akanwa kanje. Amen. Yeremiya arakomera. Kandi ngo Mariya ahamuhera amasezerano. Aramubwira ngo bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Ngo kandi nzakugira inkike. Ngo yubakishijwe imiringa ngo bigihome gikingiye abo bantu. Ngo nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Kuko ndi kumwe nawe. Bize kandi kurokore. Amen. Uwiteka avuga. Nzakurokora nguvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko yabo yabateye ubwoba. Iramubwiye gusa ngo kondisiyo ya mbere. Ibishimwa n'ubivana mu bigawa. Uzahinduka akanwa k'Imana. Yego warahanuye Yeremiya. Yego waciye mu bikomeye. Ariko banzuvane ibishimwa ubivane muri bya bigawa byose. Yego. Kunde mvugane nawe. Kandi nizo wakoze kunde byemerwe. Tugenda tugaruka kuri rya jambo wa muhungu yagiye imbere ya Yesu aramubwira ngo amategeko yose narayumviye narakurikije mbere muto bwanje. Niki nsigaje ngo ntabwo ubugingo buhoraho.
aba bari abakozi bakomeye bashoboraga kwizerwa ko nta kindi basigaje, ariko iyo bahuraga n'Imana yazaga ibabwira ngo haracyari ibisigaye, haracyari ikintu utarakora. kuba uri kumwe n'Imana wenyine byonyine bituma uvugana n'Imana mu buryo busobanutse. ariko ibintu biragoye cyane muri iki kinyejana cyacu, muri generation dufite. Gusa n'abatojwe gusa kuja mu materaniro asigaye abagusa ugasanga ni ibintu gusa byo kwinjira mu bintu byo binejeje gusa, ariko kwera kumaze kuba guke. N'amasengesho kenshi usanga abantu batangarizwa rimwe na rimwe ndetse nta n'igikuba cyacitse. usanga bavuga ngo tuzafunga iminsi ingana gutya na gutya nta n'icyo baba basengera. ni amadoktrine n'amadisipurine y'amatorero. ariko nyamara Yesu gusa yaravuze ngo nushaka gusenga uzabanze woge, usige mu maso yawe hamere neza, hanyuma winjire mu nzu yawe ukinge, wiherane na so, umubwire so wo mu ijuru, umubwire ibyihishe byose uzabikora. jewe rimwe na rimwe ntangazwa niyo usanga hari bavuga ngo tuzagira amafungo habaye ko turasengera. sinzi biragoye, ariko reka tuzabaze Yesu. arahari ngo atubwire. biremewe kuko mu gihe cya kera hari igihe baterwaga cyangwa se bafite abanzi babo bibagoye, itegeko rigasohoka rikavuga ngo ibintu byose kugeza ku matungo bayirize ntiyagera yahuka, basengera ikintu cyo kihava. hari gushishikarizwa n'abanzi tukavuga ngo ubwoko bwacu aho buri bwose butunge bwiyirize, biremewe rwose. ariko ibintu by'amadoktrine z'amadisipurine y'umutore gutandukana n'abandi bikaba bizo kwirata. uzi ko kwiyiriza ugasanga Imana ukiherera cyonyine cyemewe kuba wabwira n'undi muntu n'ikibindi kinyemuka mu ngo sinshaka kurya simeze neza kandi ufite inzara, ariko kugira ngo utamuratira ko wagiye kwiherera. ariko gusenga ko kwiherera kwa none no kwiyiriza byabaye bizo kurata, ngo turi mu mafungo, ngo uko turagira gutya. buriya no gutesa umubiri ku busa nta n'igihembo kiba kirimo. niba dukurikira ijambo ry'Imana, banze woge wisige use neza, uje mu cyumba cyawe wiherera n'Imana yawe uyibwire. ariko si zo kurata. tanga Yesu umubaze azakubwira. iyo utagize uyu mwanya wo kwihererana n'Imana, uba ugifite ikibazo gikomeye cyo mu buryo bw'umwuka. insinzi zikomeye dusoma z'abantu bagiye bagira imbaraga muri Bibiliya, izo nsinzi zose dusoma zaturutse ku ntambara bagiye bagirana n'Imana ubwayo. iyo ntambara yo gusanga Imana bakayibwira, data ndashaka iki, Yesu ngirira gutya, Yesu mfasha kugira gutya. wa mugore yaraje aramubwira ngo data buje ndagusaba ngo unkirize umwana. Yesu ashaka gupima kwizera kwe, ngo aramubwira ngo ibiryo byanje ngo ntabwo nabihimuka, ibiryo by'abana banje sinabihimuka. wa mugore ngo aramwitegereza, ngo aramubwira ati ariko data buje n'imbwa ariko zitumwa n'ubuvungukira buva ku meza za shebuja. kubera kuganira na Yesu ngo aravuga ngo mu bantu b'iki gihe bose no mu bayuda ngo ntawe ufite kwizera kuko uyu mugore. aramubwira ati genda bikubere nk'uko wasabye, genda umwana wawe arakize. kubera ko yamusanze aramubaza, aramubwira kandi koko ntibyari ngombwa ko icyo yagira icyo amukorera, ariko amunye uko kwizera yamushakishije kose kuri muntu kose n'umutima we n'imbaraga ze. Yesu amwezi tabatiriye intsinzi zose ziboneka mu ijambo ry'Imana dusoma z'abagiye banesha bakunze kwiherana n'Imana.
uzaterane, uzakora imirimo yose isabwa, uzakora ibisabwa zose n'imbuto zose z'umwuka ugerageza kuzera, ariko ugerekeho no kwihererana n'Imana ukayibaza icyo gushakaho. Amen. Nikubwira ngo usigaje iki, tuzakomeza umutima, uzamurekure byose, uzavuga ngo nje ubwanjye n'ibyo ntunze bizawe mukiza. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka tureke kugundira ibintu bimwe abantu bagundiriye babigira ubutunzi, bitari ubutunzi bw'amafaranga, batunzi ibintu, harimo utuntu tw'amasari, harimo utuntu two kwigira ukuntu, ko kwifata uko batagomba kwifata, zo gushaka izubahiro n'ibindi. Ibyo ni ubutunzi butazatuma winjira muri bwa bwami, iryo rembo rifunganye ntuzarinyuramo. Uzaba ufite isatuma n'isakambura wikoreye itatumira muri rya rembo rifunganye. Tanga Yesu mubaze ngo se kora iki kugira ngo muri ubugingo buhoraho kandi ngaruke ngo ukurikire. Imana yonyine nigena imigambi ku buzima bwacu, kandi izi ko hari ibintu bidutera bishaka kugira ngo bigire uruhare mu bitekerezo byacu. Ariko niba ushaka kugira icyo uzageraho cy'Imana, ni ngombwa kumarana igihe na Yesu, kure y'abandi, kure y'abandi. Kwibeshya biragatsindwa, ukiyiringira ubwawe ndetse ukiringira amategeko agutera kugaragara inyuma, ariko imbere ufite ibintu utarikuriye Imana ngo ibikuvemo. Ni ubupfu, ni umutima ushukana, byakubuza ubugingo, bikazatuma abantu ngo bazatangara bageze mu ijuru batese kanaka nawe ntiyarigezemo, nyiranaka ntaririmo, ko twabonaga asa n'ukiranutse. Yesu ati ibyo warabikoze ni byiza, ariko icyo ngusabye nacyo genda ukirekure, genda ufate ibyawe ubigurisha uheze abakene, hanyuma uzukurikire. Amen. Tahemba ngo genda utange ibyawe bitange gutya, ariko genda utange biriya bindi abandi batazi, ibyo umutima wawe guhamya bitazwi n'abandi bose. Genda ufate biriya bintu ubwire Yesu uti ibi nabyo ni wowe wenyine ufite umuti, niba ufite imbaraga zamfasha kubirekura. No kwihana tukizera. Muri ibyo yavuze ngo kwihana si ubuhanga kandi si uguca mu bwenge, ni ukwanamuza ko ari icyatunaniye, ko tw'abanyabyaha dushaka kwezwa. Nibwo tuzabona ubugingo buhoraho, tutibesha, tutishuka, turimo twibesha iminsi tutayifite, tutayigenga, tutazi iyo dusigaje. Genda uganire na Yesu, ubanza uve mu bandi wiherere na Yesu, wewe mwembi nawe muganire. Umubaze uti umwami wanje niki nkora, niki nsigaje. Imana izakubwira. Imana idufashe, Imana ifashe buri muntu wese uzi umwanya akagaragaza kwiherera. Imana izamusanga imubwire, imushoboze kumva neza ibyo mushakaho, ituma atera imbere mu z'umwuka, kandi izo zizafashisha benshi, bifashe n'ubugingo bwe. Amen. Imana itugire neza, Imana idutere kwibaza cyane, ese ibyo abantu bamvugaho, ibyo abantu bambonaho niko n'Imana imbona. Aho sinamanjirisha abantu, ariko ku Mana ndafite umugabane. Dushakisha Imana tugifite umwanya, twiherane na Yesu tumubaze azadusubiza. Imana ituganze, Imana itugire neza, twiranga ijambo ry'Imana kandi tugende twibaza mu mwami Yesu we, niki nakora, niki nsigaje. Ese nsigaje kimwe, ese nsigaje bibiri, ese nsigaje bitatu. Ese muri wowe mwami wanje urareba ugasanga koko ndi muri wowe nawe. Rafiki